Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangira ari mu gitondo. Umukobwa witwaga Delice yarabyutse aritegura, arangije afata igikapu cye kugira ngo ajye ku ishuri. Agisohoka mu muryango w'iwabo, mama we yaramubonye ahita aza yarakaye cyane maze agenda yihuta amukurikiye, ahita agenda ahita amushikuza cya gikapu. Delice byaramucanze ariko atararekura cya gikapu, abona mama we yarakaye cyane, ahita amubwira ati rekura windwanya mpereza icyo gikapu vuba. Ntabwo wibuka neza ko twari tuvuze yuko utazasubira ku ishuri? Delice bikirimo kumucanga kirimo no kubyibazaho, umusaza we Babu nawe yahise asohoka ngo arebe izo ntambara babyukiyemo, maze ahita abwira Delice ati ese ubwo ni ngombwa kubyuka ushwana na mama kubera amashuri koko kandi barakuboneye umugabo w'umukire? Kwiga byihorere wana, bireke wishakire umugabo w'umukire uzajya ukumenya kuri buri kimwe. Delice arababwira ati ariko kubera iki kwiga kwanjye mwese mukomeza kubirwanya, ubundi habuze iki? Mama wanjye mbere y'uko yitaba Imana yasize amafaranga menshi cyane, aravuga ngo hazavamo minerivare yose kugeza ndangije kaminuza. None ngo sinsubire ku ishuri kubera iki se? Nubwo nari nkiri mutoya ariko mama wanjye arwaye ubwo najyaga kumusura kwa muganga, ibyo bintu yarabimbwiye kandi ndabyibuka neza cyane. Babu na mama we bahise barebana maze basekera icyarimwe, baramubaza bati ibya mama wawe twebwe urabitubwira turabizi, mama wawe apfa twari duhari, twari twaraje kuba muri uru rugo? Delice ati ariko papa wanjye abizi neza. Baramuseka baramubwira bati genda ubibaze papa wawe rero. Ako kanya koko papa Delice yahise asohoka mu nzu, maze mama Babu wari mukase wa Delice ahita avuga ati ngize Imana uraje, umukobwa wawe yakamejeje ngo ntago yareka ishuri kandi mama we yarasize amamiliyari n'amamiliyari ngo azamwishyurira amashuri yose ashaka. Papa yahise yimyoza ati ngo amashuri yose ashaka? Mama Babu ati cyane rwose, ngo amafaranga yasize ni menshi cyane kandi ngo nimutayazana ntiriremo. Papa yahise arakara cyane ahita amukubita urushyi rwiza cyane. Delice atangira no kumva isereri, yahise amubwira ati mama wawe ukomeza kuzana ukomeza kuvuga ngo yasize amafaranga menshi, kutagenda ngo umusange ahari? Wajya ukamusanga ahari ukamubaza ayo mafaranga yasize adashobora gushira ahantu abitse? Ayo mafaranga wirirwa uririmba ni amafaranga angana iki ku buryo aba adashobora no gushira? Ese nkubaze, ubundi yakubwiye ko ari miliyari zingahe yasize ku buryo wumva zidashobora gushira? Ngaho fata inzira ugende umusanga aho twamushyize, urahazi neza, hanyuma umubwira yaguhe. Urimo uranga gushyingiranwa n'uriya mugabo w'umuherwe twakuboneye, warangiza ukirirwa urataza amafaranga nyoko yasize? Sinzongere no kumva ibyo bintu bihingutse mu kanwa kawe, urimo uranyumva? Delice yararize, ababazwa n'ayo magambo papa we yari amaze kumubwira, ababazwa kandi n'ukuntu yabonaga mu rugo iwabo bose nta n'umwe umushyigikiye, ko akomeza kwiga, bose bashyigikiye yuko yashyingiranwa n'umugabo w'umukire hanyuma ishuri akarivamo. Yakomeje kwicwa n'agahinda, hanyuma mama Babu ahita amwegera maze aramubwira ati Delice mwana wanjye, imyaka tumaranye kuva mama wawe wamubura ni myinshi cyane, wakabaye unyizera kandi ukanyisanzuraho tukaganira. Sinzi impamvu ntinya rwose, sinzi impamvu utanyegera ngo tuganire maze nkugire n'inama. Ubu koko iyo ubunyegera tukajya inama, papa wawe ababyutse agukubita muri iki gitondo? Aramubwira ati ngaho ntega amatwi wemere tuganire mwana wanjye. Uriya mugabo w'inshuti na papa wawe Antoine, mwemere n'ukuri ntacyo atwaye, ese ubundi uramwangira iki? Delice aramubwira ati ariko se kubera iki mushaka kunshyingirana n'umuntu w'umusaza kuriya koko? Ahita amubwira ati oya rwose uriya mugabo Antoine ntago ari umusaza, uzi ko afite imyaka 56 gusa, nta kibazo cye. Urimo uranga ngo ntago wabana n'umugabo ungana kuriya, ikindi ngo afite umugore. Ese ko yatandukanye n'umugore wa mbere bagatandukana bafitanye abana 5, none abana babo bose bakaba barakuze, ubwo koko ikibazo kiri hehe? Ibyo rwose ntacyo bivuze. Ese ntago ujya ubona n'abasanga bafite hejuru y'imyaka 70 kandi wenda nk'umugore batandukanye bwa mbere barabyaranye nk'abana 10?
ntabwo ujya ubibona? None se nibabana bakabana neza?" Aramubwira ati Derisi ibyo nta kintu na kimwe bivuze. Umugabo apfa kuba afite amafaranga gusa nta kindi. Nta mugabo uba mubi, nta mugabo usaza. Ibyo ngibyo ugomba kubimenya. Niba utinya ko abana be n'umugore we rwose batandukanye bazagutesha umutwe humura. Basinyanye gatanya, umugore we ntakimureba, ikindi kandi abana nakubwiye ko bakuze. Bamwe baranashyingiwe. Urumva atari abana bakuru? Ikibazo ufite ni ikihe koko? Uriya mugabo w'imwanga rwose. Derisi ati ariko njyewe nshaka kwiga. Arambwira ati ariko se uriga kubera iki kandi ubona umugabo wajya guha byose ukeneye? Waretse amashuri ukagenda akagutetesha akaguha ubuzima bwiza? Ese ushaka gukomeza kuguma mu bukene bwa hano kubera iki kandi hari umubosi wakumenya kuri buri kimwe? Yakomeje kumugira inama ariko Derisi we akumva arimo kumuroha. Aramubwira ati njyewe ntago nabana n'uriya mugabo, simushaka, simukeneye, simukunda rwose, ntago twabana. Mumbabarire rwose ntimuzongere no kumumbwira. Uriya mugabo nta nubwo narota na rimwe rwose nabanye nawe, ikindi kandi njyewe ndashaka kwiga, ndashaka gutegura ejo hazaza hanjye heza. Mama Babo aramubwira ati erega kwiga ntacyo bimaze. Yego wenda ntago navuga ko ntacyo bimaze 100%, ariko abantu benshi biga kugira ngo bazabashe kubaho neza, kandi hari n'abantu benshi biga n'ubwo buzima bwiza bifuje ntibabubone baranatwitse minerivare zabo. Deri, icyo nshaka kuvuga ni uko wowe ugize amahirwe ubonye umugabo w'umukire ufite amafaranga. Nubana n'uriya mugabo n'ubwo buzima bwiza rwose ushaka uzabubona, kandi utanarushye ngo uriga, utanatakaje amafaranga ngo urishyura minerivare. Derisi gukomeza kumubwira ngo gutakaza amafaranga ngo ni minerivare kandi abizi neza ko amafaranga ari mama we wayasize. Ahita amubwira ati ariko ntimugakomeze kumbwira gutyo, mwirirwa mwiryoshya mu mafaranga mama wanjye yasize nka minerivare yanjye, none ngo nisanga umusaza ntakunda. Papa w'ako kanya yahise asohoka maze abanyura iruhande yumva ibyo bintu Derisi yari yongeye kuvuga kandi yamubujije ararakara. Aramubwira ati kandi wa mwana we ntujya wumva, ntago nakubujije kuzongera gusohora ayo magambo mu kanwa kawe. Aramubwira ati niba udashaka gusanga uriya mugabo, ubwo ngubwo urabuhisemo kuva mu ishuri, kuko njyewe nta n'igiceri cy'5 nzongera kuguha, kandi maze iminsi mbikubwira urabizi neza. Ugenda ushaka undi muntu uzakwishyurira, naho njyewe rwose nta mafaranga nzongera gutanga. Derisi yarababaye ajya mu cyumba cye, afata agafoto ka mama we ararira, ariko ageze harihanagura aravuga ati mama ntugire ikibazo na kimwe, nubwo bigoye ariko mbona nyine nta n'inzira ihari. Humura nziga kandi nzagutera ishema, nzagera kure cyane wahoraga wifuza ko ngera. Yicaye mu cyumba cye aratekereza cyane, akomeza gutekereza ibintu byinshi. Nubwo bari bamubujije kuzongera gusubira ku ishuri, nawe abizi neza ko atanishyuye, amaze igihe kinini atishyura, kandi nta n'icyizere cy'ahazongera gukura andi mafaranga. Ariko yafashe inzira aragenda ajya ku ishuri. Yarize, atashye asanga imodoka ya wa mugabo Antoine iparitse mu rugo iwabo. Yashatse gusubira inyuma ariko bahita bamubona kubera ko bari bicaye hanze, abona nta kundi yabigenza agomba gukomeza akaza. Papa we akimukubita amaso yahise yisetsa ati Derisi mukobwa wanjye ngwino dusuhuze, unasuhuze fiance wawe, tunaganire dupange iby'ubukwe bwanyu. Derisi kumva ngo fiance we yumvise apfuye neza. None yumvise ibyo gupanga ubukwe neza yumva yakirukanka, ariko abura uko abigenza. Akomeza kugenda abasanga, hanyuma asuhuza wa mugabo ahita amuhereza akaboko. Umugabo akaboko yarakanze, ati umugabo wawe umuhereza akaboko gute? Enda amubera rwose. Derisi yaramuhobeye ariko umujinya wamwishe akibaza ati ubu koko uyu ni data wanyibyariye urimo kundoha gutya, agashaka kunshyingira n'umugabo nk'uyu nguyu ngo nuko afite amafaranga gusa? Yarababaye arihangana ariko ntiyarira. Barangije gusuzanya, papa we yaramubwiye ati ngaho icara tuganire dupange iby'ubukwe bwanyu. Wa mugabo wari wifitiye ubwoba ko uko bakomeza gutinda Derisi ashobora kuzabivamo cyangwa se hakaza undi akamumutwara,
yahise avuga ati ariko ibyo bintu by'ubukwe ubundi twabaye tubiretse bukazaba nyuma yaje tukabana tukaba twibanira tukazaba dupanga ubukwe. Papa Derisa ati ko njyewe numvaga ubukwe rwose ari ingenzi cyane mwabukora. Umugabo aravuga ati n'ubundi rega tuzabukora ariko hari ibintu byinshi nshaka kubanza gukora. Icya mbere, iyi nzu yanyu ngomba kubanza kuyivugurura, reba nawe ukeneye akamodoka ko kuzajya ugenderamo, ibyo byose ndashaka kubikora kandi nkabikora neza twitonze. Hanyuma Derisa akaza tukaba tubanye n'ubwo bukwe tukazaba tubutegura twitonze. Nta mpamvu zo guhubuka, amafaranga arahari, buri kimwe cyose kirahari, njyewe ndumva yaza tukaba tubana. Papa Derisa kumva ibyo kuvugurura inzu ye n'akamodoka yarishimye cyane ariyamira, ahita avuga ati ariko wa mugani niba ari uko bimeze kubera iki ubundi mutaba muri kumwe, ubukwe muzaba mubukora nta kibazo, muzabukora nyuma rwose. Derisa mukobwa wanjye wabyumvise ibyo tumaze kuvuga, wowe urabivugaho iki? Derisa ati papa kambanze mbike iki gikapu cyanjye mvanye ku ishuri, mpindure n'imyenda, mpite nze mbasange nyine mu nzu tuganire. Nanjye kandi wa mugani ndumva nta n'impamvu zo gutegereza ubukwe. Papa we yarishimye cyane ati ngo Deri noneho urabyemeye? Uvuze ngo iki mwana wa? Derisa aramubwira ati papa nanjye niwe mbitekerezaho, ni ukuri mbona muba muntegurira ibyiza, gusa nuko nyine natinze kubyumva mumbabarire. Papa we yarishimye cyane ati ntiwumva noneho reka twicare mu nzu noneho tuganire neza twitonze. Urakoze cyane rwose mwana wa, ubundi se kare kose wabyangiraga iki? Wa mugabo yahise amuhobera cyane. Derisa akumva biramubangamiye, akumva yamukuraho amaboko ariko abura uko abigenza arihangana. Ahita akomeza ababwira ati ni ukuri mumbabarire mwese narabarakaje, wenda ntuma hari ukundi mutekereza, ariko nyine nabonye nanjye rero umwanzuro wanjye muzima ukwiriye ngomba gufata. Bahise bishima cyane, bahita binjira no mu nzu kugira ngo bamutegereze abanze ajye kubika igikapu cye no guhindura imyenda nk'uko yari amaze kubibasaba. Derisa yahise agenda yihuta cyane yinjira mu cyumba cye, arangije aravuga ati mana yanjye ntabara rwose, ni wowe wenyine ukwiye kuntabara muri ibi bihe. Ntabwo nari mfite imbaraga zo kubahakanya, sinari mfite imbaraga zo kubarwanya, sinari guhakana, ntabwo bari kunyumva, nta kintu na kimwe nari nshoboye gukora usibye kubabwira yuko mbyemeye. Yahise areba utuntu twe duke cyane tw'ingenzi maze aradufata dushyira mu gikapu cye, ubundi ahita abacunga asohoka gake gake, nuko agira n'amahirwe ntihagira n'umwe umubona kuko rwose ibiganiro byari byashyushye barimo bapanga ukuntu Derisa agiye guhita agenda bakabana, nyuma n'iby'ubukwe bikazaba biba nyuma. Papa Derisa kandi nabwo yari atangiye kumubwira ukuntu yifuza ko iyo nzu bazayivugurura, ukuntu yifuza ukuntu byose byazagenda, atangiye kumubwira n'ubwoko bw'imodoka akunda. Derisa we yakomeje kugenda anyonyomba, nuko amaze kurenga kuri gate nta muntu n'umwe umubonye yashimye Imana cyane, ahita agenda yirukanka cyane yerekeza kwa nyirakuru. Abandi bakomeje kwicara bakomeza no kuganira cyane rwose, ibiganiro byashyushye, bategereje ko n'umukobwa aza ngo nawe baganire ariko baraheba. Babonye ataje, ise yamutumyeho ariko bamushaka mu cyumba cye ntibamubona, bamushaka n'inzu yose baraheba. Bakomeje kumubura, banamuhamagara bakumva telefone ye ntiriho, kandi bakabona no mu cyumba cye ko byanze bikunze hari ibintu bye yatwaye ko yagiye rwose atagihari. Papa w'umujinya baramwishe ati kariya kagoryi ukuntu kari kamaze kutwizeza ibitangaza katwemereye yuko kagiye kugenda bakabana, none dore ibyo gakoze. Ariya yari amayeri yo kugira ngo dutuze twemere tujye no mu nzu tuganire, kabone uko kagenda nta muntu n'umwe ukareba. Yararakaye, umujinya uramwica, yumva neza isi imwikaragiyeho. Yabonaga amamiliyoni yose ahombye y'amafaranga yo kuzavugurira inzu, akabona imodoka atazabasha kubona uwo mugabo yari yamusezeranyije ko yamuha aramutse amushyingiye umukobwa we, maze akumva arapfuye neza. Derisa we yakomeje kugenda yerekeza kwa nyirakuru, maze agezeyo amubwira uko byose byagenze.
Nyirakuru aramubwira ati urakoze mwana wa, urakoze rwose, ufashe umwanzuro muzima ukwiriye. Hashize akanya nyirakuru yaramwitegereje aramubaza ati ubu se koko mwana wa uziga gute? Ko nisaziye, ko nta bushobozi mfite ngo nagufasha. Uziga gute koko mwana wanjye, n'ukuntu ukunda ishuri, ubu koko uzabigenza ute? Derisa ati simbizi nyogoku, icyo nzi ni kimwe, nuko nziga nubwo ntazi inzira bizacamo. Ikintu cya mbere ndimo gushima Imana nuko mbashije gutoroka papa n'uriya mugabo, kandi ntago nzigera mwemerera gusubirayo. Niyongera kugerageza kunshyingira uriya muntu rwose njyewe nzajya no mu buyobozi, ntago nzigera mwemerera. Derise wari warihebeye ishuri, wari uri no mu mwaka wa 2 wa kaminuza, yakomeje kujya ajya kwiga, maze baramureka ariga, ariko umunsi bagombaga gukoreraho ibizami ugeze, baramwangiye bamwangira kwinjira, bamubuza gukora ibizami. Derisi yaratakambye, arabatakambira cyane ngo bagirane amasezerano yige azabishyure nyuma, ariko baramwangira. Derisi yakomeje gutakamba ababaza ati ese kuko nta n'ubundi buryo bwashoboka, ndabinginze mumfashe. Baramubwiye bati genda utegereze tuzakubwira, hari buruse ziteganyijwe kuzahabwa abana batishoboye, abaterankunga nibagufata uzabona tuguhamagaye. Derisi we hamwe n'abandi banyeshuri bari basohoye bose basize batanze nimero zabo, hanyuma baragenda bategereza ko wenda hari igihe byazakunda bakabahamagara. Inzira yose yagendaga asenga Imana ngo bazamufate, nubwo atarazi ngo ibyo bintu bizaba ryari. Muri icyo gihe ubuzima ntabwo bwari bumworoheye, nta n'uburyo bwo gushaka imibereho yari afite. Yatangiye gutekereza ati aho kwirirwa nicaranye na nyogokuru mutera agahinda, uwajya gushaka akazi naho kaba ari ikiyede. Kwa nyirakuru ntabwo hari kure y'umujyi, kugera mu mujyi ntabwo byabaga bimugoye cyane. Yarazindukaga akerekeza mu mujyi, akagenda n'amaguru, akajya gushakisha kimwe nk'abandi bose. Derisi yanyuraga ahantu bubakaga, azi ko kubona rwose akazi k'ikiyede ari ibintu byoroshye cyane ko bahita bakamuha, ariko yabonye ari ibintu bitoroshye. Yirwaga agenda akarinda ataha yananiwe, n'akazi ntako yigeze abona. Umunsi umwe ariko noneho yumvaga ananiwe cyane, agenda abwira Imana ati Mana ndakwinginze rwose uyu munsi umpa akazi. Yanyuze ahantu bubakaga, anyura nko ku nyubako zigera kuri 7 zose, ariko nabwo nta kazi yigeze abona. Derisi yari azi ko kubona akazi wenda nko gukora amasuku cyangwa se ikiyede ari ibintu bizamworohera, avuga ngo n'utuzi duciriritse, nyamara ariko ntago yari azi ko umuntu ashobora no kumara igihe kinini cyane rwose yirirwa higa mwene ako kazi, ariko nako yari akabuze. Byaramuyobeye, arebye ku gatelefone ke abona saa 5 zirageze. Ntabwo yacitse intege, yagiye no ku yindi nyubako nabo nuko abasaba akazi. Bakimukubita amaso baramusetse bati akazi gatangira saa 5 ni akahehe? Arababwira ati mumbabarire ni ukuri mukampe wenda mu nkate amasaha abandi bamaze bakora. Baramurebye batangira kumusuzugura kuko banabonaga nta kintu na kimwe yashobora. Bakomeje kukamwima, maze nawe kubera ukuntu yagashakaga arababwira ati wenda uyu munsi mureke ubu wigerageza, nimubona nkashoboye ejo nzazi nazindutse nuko mukampe. Baramubwira bati ngaho koko kora turebe ko ubishoboye, nitubona ubibashije turakaguha ariko uzatangire ejo. Derisi yarabashimiye cyane, maze ahita anatangira koko. Akazi nk'ako yari akabwirwaga, ariko yari ataragakora, ntabwo yari azi ukuntu kavunanye cyane, kanasaba imbaraga nyinshi cyane. Yatangiye kumva umugongo ugiye gucika kubera kwikorera no guterura ibintu biremereye cyane, ariko arihangana. Gusa yageze aho yumva agiye nko gupfa, siwe warose bagiye mu kiruhuko cya saa 6. Yaragiye yicara ahantu ku muhanda munsi y'igiti cyari gihari, atangira kwitekereza, aribaza ati ariko wa mugani ubu ngubu ndi mu biki, ndimo ndarwana n'iki koko? Aka kazi se nzagakora iminsi ingahe? Naho nabasha kugakora igihe se amafaranga azavamo koko nabasha no kuyishyura kaminuza niyo byaba ari igihembwe kimwe? Uko ko ibi bintu ndimo hari ikintu bizamarira? Ese wakisangira uriya mugabo Antoine, nubwo ntamukunda ariko mwiberaho neza, ubundi ndaruha kubera iki?
Yakomeje gutekereza cyane ariko ageze aha aravuga ati reka 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 rwose ntago nzabana n'umuntu ntakunda, ntago nzabana n'umuntu ntashaka ngo ni ukubera amafaranga, n'ubundi naba ndi guhunga urupfu ariko nta rupfu rwaba rurenze urwo ngurwo. Yakomeje kwicara yibaza amaherezo y'ubuzima bwe ariko n'inzara irimo kumwicira aho ngaho ategereje ko amasaha ya pause arangira. Akicara aho ngaho hari umukecuru wamunyuzeho ariko ubona ko ari umukecuru w'umusirimu. Uwo mukecuru hari umugabo wahise agenda amukurikiye nawe ubona ko ari umugabo w'umusirimu cyane afite n'ibaga ku rutugu. Uwo mugabo yaramwegereye aramuhagarika aramubwira ati mukecuru reka tuvuganeho gatoya. Umukecuru yarahagaze, wa mugabo ahita afata igikapu yari afite aragifungura akuramo urunigi rumwe rwiza cyane rwari ruri muri icyo gikapu cye, aramubwira ati mukecuru igurire runo runigi ni rwiza cyane kandi rukora ku buryo butangaje. Umukecuru ati rukora ku buryo butangaje, rukora ibikize? Uwo mugabo aramubwira ati ushobora kurwambara mu ijosi cyangwa se ukarumanika mu nzu. Iyo warumanitse mu nzu rero nta gakoko na kamwe cyangwa se agasimba gashobora kuhakandagira, twose turagenda tugahunga. Ikindi kandi rwirukana inzozi mbi zikagenda zikakujya kure, ukaryama ugasinzira nta byo kurara ushikagurika. Umukecuru ati reka da, rwa runigi ko ari rwiza cyane ko numva rudasanzwe koko. Umugabo aramubwira ati baba ni rwiza cyane rwose, ni rwiza gusa se ahubwo nari nakubwira byose se, ni rwiza cyane birenze nta nubwo ndakubwira byose. Uru runigi rwirukana n'abazimu n'imyuka mibi yose ishobora kugutera. Ahita arumupfumbatisha arambwira ati rugure rwose ubundi urebe ngo uragira umudendezo. Umukecuru ataha urwo runigi se rukora ibyo bitangaza byose ko numva rwaba ruhenze cyane, ndabona yo rwishyuye. Undi arambwira ati reka reka rwose humura ni make cyane, nta nubwo runahenda ugereranyije n'ibyo rukora kandi nta nubwo nahenda umukecuru nkawe. Yahise amubwira amafaranga, umukecuru koko nta no gusubiza ahita ashaka kwishyura. Derice wari wabitegereje akanumva ibiganiro byose barimo kugirana, maze yumvise n'amafaranga baciye umukecuru ukuntu ari menshi cyane kandi akabona umukecuru yiteguye kuyatanga, yahise avuga ati ariko buriya uriya muntu si umutekamutwe, uriya muntu si umutubuzi, ntashaka gutuburira umukecuru. Yakomeje kubitekereza aravuga ati oya ntago batuburira umukecuru mbireba rwose n'amaso yanjye ngo nicare nta kintu na kimwe mbikozeho, ntago natuma biba. Yahise ahaguruka agenda yihuta asanga umukecuru akireba mu gikapu cye areba aho yashyize amafaranga kugira ngo yishyure. Undi nawe arimo gukomeza kumubwira utugambo twinshi amwibutsa ibintu byose rwa runigi rukora, amuryoshya uko ashoboye kose. Umukecuru nawe rwose yabyemeye. Derice kumva ibintu yakomezaga kuvuga yahise amubaza ati uretse ibyo byose urimo kumubwira ikindi urwo runigi rwabasha gukora ni igiki? Umugabo ahita amubwira ati karibu nawe sister, karibu rwose mukiriya mwiza. Ahita akuramo ubundi mukufi yari afite maze awereka Derice, arambwira ati rero ukurikije bino bintu bikozemo bishobora gukora ibintu byinshi bitangaje. Derice ati ndumva noneho bishobora no kuzura abapfuye. Umugabo ahita amubwira ati wenda ibyo byo atarongera gushyiraho andi magambo. Umukecuru nibwo yari amaze nawe kubona inote, amaze kuzibara agiye kuzimuhereza ngo yishyure. Derice ahita amufata akaboko ati wimwishyura mukecuru, uretse rwose bika amafaranga yawe mwihorereye ajyane n'igizi. Umugabo ati ese wa mukobwa we kuki wivanga, waretse umukecuru akanyishyura? Derice yakomeje gufata akaboko umukecuru ati uyu nguyu ni nyogokuru wanjye ushaka gutekera umutwe no kumutuburira. Wa mugabo we ibi bintu nanjye birandeba, ntago natuma utuburira nyogokuru wanjye. Uwo mugabo yarebye Derice umwimishije amafaranga kandi ayashaka cyane arababara, arababwira ati njyewe ntago ntubura, izi nigi ni iza nyazo ntago ndimo gutubura kandi zikoranye ubuhanga buhanitse, zakozwe n'abavuzi b'abahanga, abavuzi gakondo bo mu Bushinwa.
rata nyogoko, nyishyura nigendere kandi ntabwo uzigera ubyicuza. Derisi aramubwira ati arakubeshya mukecuru mwihorere. Ahita avuga ati reka duhamagare polisi, ibi bintu byose bamubwiye uze kuza kubisubiramo imbere ya polisi. Derisi yafashe agatelefone ke atangira kuvuga imibare bakoresha bahamagara polisi ari n'akayandika, maze wa mugabo agira ubwoba ahita agenda yihuta ati ngaho reka nigendere nta nubwo ngurisha n'abantu nkamwe, kwanza njyewe nta nubwo nkirimo gucuruza. Yahise agenda yihuta cyane ararenga. Derisi ahita aseka ati ntureba nyogoko, uriya ni umutubuzi. Mukecuru atawe uzi koko ko ari byo? Urakoze mwana wa, amafaranga yanjye rwose yaragiye ko yaryaho gatsindwa, ubu ntiyaragendeye ubusa koko. Mwana wa urakoze, uri umukobwa mwiza cyane. Mukecuru ati uzi ko kiriya kigabo gihise kintera n'ubwoba bwinshi cyane di, ndumva umutima uvuye mu gitereko, ndumva nshaka amazi yo kunywa. Derisi amwereka aho yari yahoze yicaye ati ngaho genda wicare untegereze njye kuyagushakira. Reka rero njye kuyazana, ariko ntihagire uwongera kugushuka ngo umwemerere rwose, untegereze, ndabona hano hantu haba abatekamutwe ahari benshi. Derisi akanote kamwe yari afite yanze no kugira ikintu aguramo, niko yaguzemo amazi ya mukecuru. Nubwo yari yabonye mukecuru afite ibifaranga byinshi, ariko ntabwo yari yigeze amubwira ngo akuremo ayamuhereza ajya kumuzanira amazi. Mukecuru nawe yakomeje kwicara aho ngaho amutegereje. Mukecuru akicara aho ngaho, umwuzukuru we Christopher yari yaje aho ngaho aje kureba, ari nawe wari nyiri ya mazu aho Derisi yakoreraga. Yahise ahamusanga. Christopher aramubwira ati ariko se koko nyogoko, byari ngombwa kuza hano? Umukecuru ati ntaza se, ko numvaga bavuga ko ubutaka bwacu batangiye kubwigarurira, ngo harimo kubakamo n'abandi bantu, urumva nagombaga gukomeza kwicara ntaje kureba uko bimeze? Christopher bakundaga kwita Chris aramubwira ati ni ukuri ibyo ngibyo by'imitungo n'ubutaka ujye ubimparira, nzajya mbikurikirana. Ibibazo byari bihari byarakemutse, ubu ngubu ni njye urimo kubakamo. Ako kanya Derisi nawe niko yarahageze amazi yazanye, ariko yatunguwe no kubona umukecuru ari kumwe n'umusore, maze ubwoba buramwica aravuga ati ba batekamutwe uzi ko bakorana we, babonye amafaranga mukecuru afite ari menshi, none bacunze babona ngiye, biyemeza kugaruka bakayamurya. Ahita avuga ati agatsinda bose bambara neza cyane ngo umuntu atabakeka. Urabona ukuntu uriya yambaye neza cyane, barabeshya ariko amafaranga ya mukecuru ntago bayakoraho mpari. Yahise agenda ahita akubita Chris cya gicupa cy'amazi yari azanye mu mugongo. Chris agiye kumva yumva ikintu mu mugongo ngo po, yarumiwe arahindukira, arebye abona ni umukobwa ukiri muto yamukubise icupa ry'amazi mu mugongo. Christopher yahise atekereza ati uyu mujyi wuzuyemo abarwayi bo mu mutwe koko, uyu nguyu yankubise iki gicupa cy'amazi twahuriye he? Yarumiwe, yari umuherwe kandi yari yubashywe cyane, nta muntu n'umwe wajyaga amutinyuka. None umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 22 yari amutinyutse amukubita igicupa gutyo, noneho nta n'ikintu bavuganye. Chris yakomeje kumwitegereza cyane areba ukuntu uwo mukobwa rwose amukubise, ariko ataragira ikintu amubaza ngo amubaze impamvu ibimuteye. Derisi ahita amureba nabi cyane aramubwira ati mwabatekamutwe mwe b'abatubuzi babi, ubu wowe ntukorana n'uriya ugiye? Uriya se ko yabeshyaga arimo gukoresha urunigi, wowe urimo urakoresha iki? Urimo kumubeshya ukoresheje ikira? Yahise apfundura icupa ry'amazi ahereza nyirakuru, aramubwira ati nyogoko, ngaho rata inywera amazi ushira inyota, urekane n'aba batekamutwe. Nyirakuru wa Chris koko yagiye kunywa amazi, maze Chris ahita amushikuza rya cupa kuko yabonaga agiye kunywa amazi y'umuntu uhari w'umutekamutwe. Aramubwira ati nyogoko, mbabarira winywa aya mazi uzaniwe n'uyu mukobwa w'umusazi. Nyirakuru aramubwira ati mpereza mwana wanjye, mpereza n'inywera, uyu mukobwa ntabwo ari umusazi. Chris yakomeje kumirwa atari ko se uyu nguyu ubundi we ni gatiki. Ku mutima ati
uyu mukobwa urimo kunyita umutubuzi n'umutekamutwe nta n'isoni afite, niwe urimo gutinyuka akanita mukecuru wanjye ngo ni nyirakuru? Umukecuru we yakomeje kwinywera amazi nkaho nta n'icyabaye, atanitaye ku byo barimo kuvugana byose. Maze Derice abonye ko ashize inyota arishima, atangira no kumwenyura, ahita abwira Christophe ati ngaho va hano ugende rwose, ubundi uracyakora iki hano? Nyogokuru wanjye nabyiyemeje, ntabwo muri buze kuza kumutekera umutwe ngo bikunde, imari ntabwo byakunda rwose. Chris yakomeje kumirwa, aramubaza ati ese urabona nsa n'umujura, umutekamutwe cyangwa se umutubuzi? Derice ati kuki utabawe? Kubera ko usa gutyo? Kubera ko wambaye neza gutyo? Kubera icyo utabawe? Mwene abo bantu uvuze muri iyi minsi nibo basigaye bambara neza cyane ngo umuntu atabasha no kubakeka. Chris yahise amubwira ati njyewe rero wanyibeshyeho, ntago ndi umwe muri bo. Ikindi kandi uyu mukecuru ukomeza kwita nyogokuru wawe ntiwongere no kubikinisha kuko ni njyewe mwuzukuru we, ni nyogokuru wanjye. Derice kumva Christophe avuze gutyo bimutera ubwoba, ahita afata akaboko umukecuru ati nyogoku ngwino twigendere tuva aha hantu, ubanza rwose ari mu gace k'amabandi, ngwino nukuri nkukura aha hantu ngutegere witahire. Uyu nguyu rwose manza ari umutubuzi wahatari kurenza n'abandi bantu bose, noneho atangiye kuvuga ngo ni umwuzukuru wawe. Yaramuhagurukije, ariko umukecuru mbere yuko ahaguruka ahita amubwira ati mwana wa humurerega wigira ubwoba, uyu we ntago ari umutubuzi, uyu nguyu ntago ari umutekamutwe, nk'uko amaze kubikubwira ni umwuzukuru wanjye. Derice arikanga ati nibyo se koko? Umukecuru ati yego ni umwuzukuru wanjye yitwa Christophe. Si byamuteye ubwoba, ahita amusaba imbabazi, ati umbabarire ni ukuri kukwita kuriya, mu kanya duhuye n'umutekamutwe aratuzengereza. Chris aramubwira ati rero ntukajye upfa gushinja umuntu ikintu nta bimenyetso bifatika ufite. Derice aramubwira ati mumbabarire ni ukuri. Yahise areba ku isaha abona harabura iminota 20 gusa. Agiye kugenda umukecuru aramubwira ati mwana wa wambereye umukobwa mwiza cyane w'igitangaza, reka twinjire muri ririya duka mu rwego rwo kugushimira. Derice aramubwira ati murakoze, ariko ni ukuri kugukiza bariya batekamutwe ntago nabikoze kugira ngo munshimire, ni kimwe n'uko nari kubikorera undi muntu uwo ari we wese, ntago ari ngombwa rero ko tujyayo ngo munshimire. Umukecuru akomeza kumwinginga, Derice ageze arabyemera, nuko bose uko ari batatu baragenda binjira muri rya duka. Aho hantu haguriraga abakire gusa, hari harimo imyenda myiza cyane kandi ihenze cyane. Derice abonye ibiciro arikanga. Umukecuru aramubwira ati ngaho hitamo umwenda uwo ari wo wose ushaka, nta kibazo ndishyura. Derice ati hoya, iyi myenda irahenze cyane ni ukuri, imyenda ihenze gutya yihorere nta kibazo, wikirirwa uyingurira. Umukecuru aramubwira ati ntumbone gutya ngo ukeke ko nta mafaranga mfite amafaranga kandi menshi rwose, uri muto mwiza, hitamo ikanzu ingana n'imyaka yawe, njyewe nta kibazo ndayishyura. Ako kanya Derice hari umuntu watangiye kumuhamagara kuri telefone cyane, arebye abona n'umwe mu banyeshuri biganye, ariko muri ba bandi bari baranze ko bakora ikizami kubera ko batari barishyuye. Yari umwe mu banyeshuri batanganye nimero ngo niba bafata mu bazishyurirwa bazabahamagare. Yanze kwitaba, ariko mugenzi we yongera kumuhamagara cyane. Yahise abwira Chris na nyirakuru ati mwakihangana nkitabiye telefone ho gatoya. Baramuretse aragenda kuko ajya kwitaba. Agiye Chris na nyirakuru barasigaranye. Chris abwira nyirakuru ati nyogoku uriya mukobwa niwe mutekamutwe wa nyawe rwose, uriya ni umutekamutwe wemewe cyane rwose, asobanukiwe ibyo arimo gukora, niwe mutubuzi wabigize umwuga. Nyirakuru aramubwira ati gute se urimo kuvuga gutyo kandi njyewe nabonye ari umukobwa w'umwana mwiza ufite n'imico myiza. Chris aramubwira ati ninde mukobwa mwiza kuriya wo mu myaka nk'iye wakomeza kwijijisha nk'uko arimo kubikora, yanga amakanzu turimo kumwereka ngo nuko ahenze cyane kandi yabibonye neza ko ufite amafaranga. Uzi ko arimo kwigira nk'aho ari ubwa mbere yaba agiye kwambara ikanzu ihenze nk'iriya. Buriya tuvuge ko umukobwa mwiza kuriya atari yakambara ikanzu nk'izi, uriya ni umutekamutwe wa nyawe,
arimo gukomeza kwigira akana keza cyane kugira ngo nyuma aze kuza kuturangiza yarangije kutwigarurira tutabasha no kumukeka. Nyogokuru aramubwira ati reka reka rwose, reka tureke gukomeza gutekereza ukundi, kubera ko njyewe nkurikije ukuntu ibintu byose byatangiye, njyewe ndabona ari agakobwa keza, ndabona nta n'umutima mubi kagira cyangwa se utunyanga. Ikindi nta nubwo katuzi, ntago kazi abo turi bo, kazi ko turi abantu bari aho baciriritse. Derice we aho yari arimo kuvugana na mugenzi we aramubwira ati sha, uzi ko ku ishuri bamaze kumpamagara ngo nzaze banshyize ku rutonde rw'abazishyurirwa, none se nawe baguhamagaye? Derice ati hoya sha, ntago bampamagaye. Aramubwira ati sha pole ni ukuri. Nuko aramubaza ati none se iyo liste ntayo ufite ngo uyinyoherereze ndebe? Ahita amubwira ati hari umuntu uri ku ishuri nari namubwiye ngo ayinyoherereze, reka ndebe. Yahise areba ko yayohereje koko, maze akiyifungura aramubwira ati sha pole Deri, uzi ko utariho ntago bagufashe, ni nayo mpamvu batigeze baguhamagara. Ubwo nyine ni ukuzashaka uburyo ukiyishyurira nta kundi. Derice yarababaye, agahinda karamwica, amizero ye ya nyuma yo kugira ngo azabashe kwiga yararangiye. Nta bundi buryo busigaye yari agitegereje kugira ngo azabashe kwiga. Yarihebye aravuga ati aho umutindi yanitse ntiriva koko, ubu se koko nzabigenza nte? Nzabaho nte muri ubu buzima koko? Ubu koko ibyo kwiga ntaho birangiriye? Agahinda karamwishe, ariko yibuka yuko Chris na nyirakuru bakimutegereje. Yasubiye aho bari maze atekereje amafaranga yose barimo kubaca ku ikanzu imwe gusa, ukuntu ari amafaranga menshi cyane n'ukuntu ubuzima bumugoye. Arababwira ati ese iyo kanzu ihenze gutyo mushaka kungurira mwayihoreye, amafaranga mwari kuyishyura akaba ariyo mumpa? Chris yahise amwitegereza, none aranaseka ku mutima aravuga ati sinabivuze ko uyu mukobwa rwose hari ibintu arimo gukomeza duhisha ko atari umwana mwiza ahubwo ari umutekamutwe. Gake gake ari buze kuza kugenda twiyereka. Bwa mbere yavuze ngo nta bihembo ategereje, ngo ntago yabikoze kugira ngo ashimwe. Twinjiyemo hano akomeza kuvuga ko ikanzu atayishaka, none ngo nibamuhereze amafaranga. Nubwo yarimo kumwitegereza arimo guseka areba ukuntu ari umutekamutwe, ariko byageze aho binamutera umujinya. Ahita afata akaboko nyogokuru ati nyogoko, ngwino twigendere uyu mukobwa tumureke. Mukecuru ati mwana wa wihemuka, kandi uyu mukobwa yamfashije, reka amafaranga nyamuhe nk'uko arimo kubyifuza. Chris ati hoya wiyamuha, nta nubwo njya apfa kwizera abantu. Chris yafashe akaboko nyirakuru baragenda, amafaranga neza yangira nyirakuru kayahereza Derice. Ati uyu mukobwa ni umutekamutwe, wigira ikintu na kimwe umuhereza, mureke rwose twigendere. Baragiye bagenda abareba. Derice yumva arasebye, yicuza n'impamvu itumye avuga ayo magambo yose ngo bamwihere amafaranga. Aravuga ati niyo nicecekera nkabihorera. Yarababaye, agahinda karamwica, nuko abura byose, abura ikanzu, abura n'amafaranga, kandi asigara yumva afite n'igisebo gikomeye cyane. Uwo munsi wamubereye mubi cyane ku buryo yageze no mu kazi bagashaka kumwirukana atari yanagahabwa nk'umukozi. Baramubajije bati ubwo umuntu utangiye gukererwa ukiri kwigeragezwa urabona akazi uzagashobora? Yasabye imbabazi aratakamba, maze ariko kubw'amahirwe nimugoroba baramubwira bati ejo uzaza utangire akazi wagahawe, ariko niwongera gukererwa n'isegonda rimwe tuzagahereza uwundi ugashoboye. Derice uwo mugoroba yaratashye agakomeza kwibaza ku iherezo ry'ubuzima bwe, nawe ntabashe kuribona. Yaribazaga ati ese hari undi muntu waba waravukanye amahirwe make mu buzima nkanjye? Ntacyo ngerageza ngo gikunde habe na kimwe. Amahirwe asekera abandi, njyewe ntasekere, sinzi icyo nacumuye ku Mana. Derice yageze hariya akirayishyira mu biganza by'Imana. Nubwo nta nzira n'imwe yabonaga, ariko yizeraga ko umunsi umwe igihe kizagera byose bikagenda neza. Yikomereje akazi k'ikiyede yari yarabonye, n'ako ariko kamugoye cyane
agenda n'amaguru, akora akazi k'imvune, inzara imwica, ibihe yari arimo byari biteye ubwoba cyane, ariko akomeza kwihangana arwana n'ubuzima. Chris na nyirakuru bo aho bari, nyirakuru yatangiye kumuzengereza akamubwira ati umukobwa wanjye Imana yanyiyereye akankiza abatekamutwe, none ukaba waratumye agenda nta n'ikintu tumuhaye koko, urumva ibyo bintu nzabikubabarira? Uzamushake paka umubonye. Chris nyirakuru ntiyigeze amuha agahenge. Mu gitondo nimugoroba yaramubazaga ati ese waba wabashije kumubona? Chris yamubwiraga ko ntawe yabonye kandi mu by'ukuri nta nubwo yari azi aho agomba kumushakira. Yasubiye hamwe bahuriye bwa mbere inshuro nyinshi, ariko aramushaka ntiyamubona. Chris nawe yatangiye kumutekerezaho cyane, akibaza ati uriya mukobwa abaye ari umwana mwiza koko nk'uko nyogokuru wanjye abivuga, nkaba naramuhoye ubusa. Abaye se yari yifitiye ubukene, yifitiye ibibazo by'amafaranga, akabona iriya kanzu atari yo yari akeneye, akabona itari kumukemurira ibibazo yari afite. Ese buriya koko sinahubutse? Ese sinakosheje? Icyamunyereka nkamubona byibuze tukaganira, nkamubaza impamvu yamuteye biriya byose. Chris yakomeje kumushakisha akavuga ati nintamubona imivumo ya nyogokuru ntago nzayikira, icyampa Imana nkamubona. Umunsi umwe ariko yaje kwirebera inyubako ye aho igeze, yagiye kubona abona umuntu umeze nk'umukobwa amaze iminsi ashakisha. Yitegereje neza maze abona niwe koko. Chris yarababaye cyane abonye akazi umukobwa arimo gukora ariko aravuga ati uzi koko ko wa mukobwa atabeshyaga, yari yifite ibibazo byinshi by'ubukene. Narakosheje cyane, naramurenganyije. Yarishimye ko amubonye, ariko nanone ababazwa n'ukuntu yabonaga ari mu gukora akazi k'imvune cyane. Ntiyigeze amwiyereka, ahubwo yashatse uburyo yabona nimero ze za telefone, ubundi arangije aritahira. Nijoro yaramuhamagaye aramwibwira ati ndi umwuzukuru wa mukecuru wakijije abatekamutwe, uranyibuka? Derice nta kindi yamubajije, ahubwo yahise avuga ati yo mukecuru ameze ate? Nyogokuru wanjye rwose ameze ati ameze neza. Chris aramubwira ati yega ameze neza. Icyo gihe yahise anamusaba ko bazahura bakaganira. Baje guhura koko, Chris akabona umukobwa yarananutse cyane atameze neza habe namba. Yahise amubwira ati impamvu nashatse ko duhura harimo no kugusaba imbabazi. Umbabarire ku magambo yose navuze ubushize, uburyo nagufashe nkagufata nk'umukobwa w'umutekamutwe kandi ntakuzi, ntazi neza impamvu ya byose. Umbabarire ni ukuri. Derice aramubwira ati ndakubabariye, ariko ni ukuri nanjye ngusabye imbabazi. Nakwise umujura, umutubuzi, umutekamutwe, nakubwiye amagambo mabi yo kugusebya. Umbabarire ni ukuri. Umbabarire ku magambo yose navuze no ku myitwarire yanjye yose. Chris aramubwira ati njyewe nakubabariye kera kubera ko nyogokuru yansobanuriye byose uko byagenze. Numva rwose wari ufite impamvu zifatika zo kunyita kuriya, kuko ni ibintu byumvikanaga cyane, kandi warakoze cyane kuba hafi ya mukecuru wanjye nturebere, ahubwo ukamutabara, ukamukiza ariya mabandi. Uri umuntu mwiza cyane. Yahise amubwira ati ikindi kintu cyatumye nshaka ko tubonana nuko nyine nagira ngo tuganire. Chris ntago yigeze amubwira ko yamubonye mu kazi aho yakoreraga, nta nubwo yigeze amwibwira ngo amubwire uwo ari we n'ukuntu ari umukire, ahubwo aramubwira ati maze iminsi ngutekerezaho, nkabona hari impamvu ifatika ishobora kuba yaratumye uhitamo amafaranga kurusha uko wari guhitamo ikanzu. Ese niki cyabiguteye? Niki cyatumye uvuga ngo ikanzu tuyireke ahubwo tuguha amafaranga twari kuyigura? Derice aramubwira ati kubera ko amafaranga nyine ariyo nari nkeneye cyane kurenza ikanzu muri kiriya gihe. Chris aramubwira ati mbabarira wemere umbwize ukuri, umbwire byose ko bisa nkaho wayashakaga cyane nyine yari ayiki, nubwo nakubabaje cyane nkabyanga ko bayaguha, ariko reka iby'uriya munsi twe kubigarukaho ahubwo unyibwirire. Derice aramubwira ati kubera iki se nyine iby'uriya munsi twabigarukaho cyane kandi twasabanye imbabazi tukanazihana? Chris aramubwira ati ngaho rero mbabarira tuganire, tubwizanye ukuri, kuko ikintu cyatumye ureka ikanzu nziza cyane nk'iriya ugahitamo amafaranga
ni ikintu gikomeye cyane. Derice ati ubuse koko nkubwire iki ko ari birebire cyane, nkubwiye inkuru yanjye yose warambirwa kuyumva kubera ukuntu ari ndende cyane. Chris arambwira ati humura ndakumva, mfite umwanya uhagije wo kugutega amatwi kandi sindi bukurambirwe. Derice nawe ubwe ntiyari azi impamvu yahise amwizera, gusa yumvaga uko biri kose agomba kumubwira byose kandi akamubwiza ukuri. Chris yaramwumvise yumva ukuntu yanyuze mu buzima bugoye cyane. Ati kumbe nuko bimeze, nkirirwa nkubeshyera ngo uri umutekamutwe kandi wifitiye ibibazo bingana gutyo. Umbabarire ni ukuri kandi pole ku byakubayeho byose. Ihangane kandi komera, hari igihe wenda ubuzima buzongera bukagenda neza. Derice aramushimira cyane, ati urakoze kuntega amatwi no kumpumuriza. Chris yahise amubwira ati none se Deri, aho kugira ngo uhangayike gutya uba urimo kurwana n'ubuzima gutya mu mibereho igoye cyane, iyo wisangira uwo mugabo w'umukire bashakaga kugushyingira maze ukiberaho neza. Derice aramubwira ati ubwo se koko bwo uratekereza ko naba mbayeho neza? Chris ati cyane, si umukire se kandi ntafite amafaranga menshi nk'uko wabimbwiye? Derice ati ibyo byose rwose arabifite, ariko ntago ntekereza ko naba mbayeho neza. Ubwo se umuntu tutaganira ngo duseke, umuntu wampamagaraga mukundwa n'andi mazina abantu bakundana bitana, nkumva ngiye nko gupfa, umuntu tutamaranaga n'iminota 15 tuganira ngo numve ndishimye, ni gute koko uwo muntu twabana ubuzima bwanjye bwose? Ese urumva hari urupfu rurenze urwo ngurwo? Simukunda, singiye kuzaturika umutima ngo ni amafaranga. Chris aramubwira turatangaje cyane, abandi bakobwa birebera hari ifaranga, ibyo by'inkundo ntago baba babyitayeho. Derice aramubwira ati njyewe mbyitaho cyane, usibye ko iby'inkundo atari nabyo nari nshyize imbere cyane. Icyo nishakiraga ni ukwikomereza amashuri yanjye nkiga nkarangiza, nuko nyine nagize umwaka ubikanga. Chris kubona ukuntu umukobwa akunda kwiga cyane aramubwira ati ushobora kuba ukunda ishuri cyane, iyo nza kugira ubushobozi mba ngufashije. Yanze kumubwira ibyo akora, aramubwira ati ubusanzwe njyewe ndi umushoferi, nzabaza boss wanjye niba hari ikintu yagufasha kuri ibyo bibazo byose ufite. Derice aramushimiye cyane, ariko batandukana atazi ko Chris ari umuherwe. Mu minsi yakurikiyeho umukobwa yagiye kumva yumva Chris aramuhamagara aramubwira ati uzi ko boss wanjye yemeye kugufasha? Derice aratungurwa aramubwira ati nibyo? Chris ati cyane. Derice aramubwira ati uri umwana mwiza cyane, ibaze ko ikibazo cyanjye wakigize icyawe, ukaba wari ukirimo kubizirikana, ukazirikana ibyo twaganiriye byose n'ubufasha nari nkeneye, nari nzi ko byarangiriye hariya ni ukuri. Aramusubiza ati hoya, ntago ari uko nguko njyewe nteye kandi ibyo twaganiriye byose ndacyabyibuka. Yakomeje amubwira ati boss wanjye rero yemeye kuguha akazi muri zimwe muri kampani ze, numvise n'umushahara uri hejuru cyane. Derice bamubwiye amafaranga azajya ahembwa arikanga, ahita abwira Chris ati gute yampemba amafaranga angana gutyo ntararangiza no kwiga kaminuza? Rwose boss wawe yari yakoze kumfasha, ariko niba hari izindi nyungu ankurikiyeho nabyo byaba ari ibibazo ntago nabyemera. Chris aramubwira ati humura, ni akazi gusa. Namubwiye ibibazo wahuye nabyo byose, yiyemeza kugufasha, ni umuntu mwiza cyane, nta kindi kintu kibiri inyuma. Derice aramubwira ati Imana ishimwe ni ukuri, burya koko abantu beza baracyariho, wakoze cyane kumvugira, wakoze kungerera kwa boss wawe aho ntabashaga kugera njyewe, maze ukamunyingingira akampa akazi. Ibi byose ni wowe mbikesha, warakoze cyane, sinzi n'uburyo nabona gushimira. Mu bintu atigeze atekereza koko, yatangiye akazi kuri kampani ikomeye cyane. Ubuzima bwarakomeje burahinduka butangira kuba bwiza, akomeza no kujya avugana na Chris, akamubwira amakuru ye ndetse akamubwira n'imishinga ye yose, amubwira ko agiye no guhita anasubira ku ishuri agakomeza kaminuza, akajya yiga anakora. Chris nawe aramubwira ati ibyo ni byiza cyane, ndumva nanjye binshimishije. Derice yarabikoze koko, yongera kwibona mu ishuri, noneho ari nawe ubasha kwiyishyurira. Ubuzima bwaragarutse,
atangira kwiyitaho, atangira no kuba umukobwa mwiza cyane. Chris rimwe na rimwe baraganiraga akamubwira ati mba mfite ubwoba ko umunsi umwe nzisanga utakimvugisha, njyewe ndi umushoferi uri aho uhembwa udufaranga duke, wowe ufite akazi keza ntaho ugihuriye nanjye. Delisa akamubwira ati ibyo bintu ntabwo bizigera bibaho ko nkwibagirwa, ntabwo rwose nzigera nkwirengagiza habe na rimwe, ntabwo nzakwibagirwa kandi nta nubwo nzigera nibagirwa aho wankuye, byaba bisa nko kwiyibagirwa nanjye ubwanjye. Byageze aho Chris wari waramwikundiye cyane aza kumubwira ko amukunda. Delisa byabanje gusa nk'ibimutungura, ariko ageze aho amubwira ko nawe amukunda kandi ko amukunda cyane. Chris nawe kumva ko Delisa yemeye ko bakundana, yaramubwiye ati Delisa mu by'ukuri ndishimye, ariko nanone urantunguye cyane, ntabwo nari nzi ko umukobwa mwiza nkawe yakunda umushoferi nkanjye, ndaciriritse, kampani nkorera impemba udufaranga dukeya, birantunguye cyane rero kuba wemeye ko dukundana, nubwo ngukunda cyane ariko nari mfite ubwoba. Delisa aramubwira ati ndagukunda kandi humura, kandi ubwo bwoba urimo kuvuga ufite ubushire rwose kandi ntuzigire wongera no kubugira, kuko ntabwo naguhora akazi ukora, icyangombwa nuko ngukunda. Batangiye gukundana, Delisa aza no kujya kumusura aho yabaga, ariko yabonye ahantu aba arikanga. Aramubaza ati ese aha hantu uba ari heza cyane hanahenze cyane, ubu ntibikugora? Chris aramubwira ati ntubitindeho, aya ni amazu ya boss wanjye. Delisa akumva atabyumva, ati ariko se boss wawe yagutije inzu nziza cyane yo kubamo, na nyogokuru wawe ubushize njya kumusura mwambwiye ko ari inzu ya boss wawe abamo, none koko nawe yakurekeye inzu nziza gutya imeze gutya ngo yibemo, anakurekera imodoka ze ngo ujye uzigendamo uko ushaka kose, anakurekera imodoka ze ngo ujye uzigendamo uko ushaka kose? Chris aramubwira ati yego niko boss wanjye ameze, ni umuntu mwiza, tumaranye igihe kinini cyane, agira umutima mwiza cyane ku buryo utabyumva. Delisa aramubwira ati nubwo ari byiza cyane ariko nanone ndabona atari byo, umunsi azagukura mu mazu ye ubwo bizagenda bite? Chris aramubwira ati humura, ibyo byose nabitekerejeho, ariko igihe atarayinkuramo ntago namubwira ngo twara inzu zawe ngiye kwirwanaho, ayo mafaranga nakabaye nkoresha ahandi natwe turayakeneye, tugomba no gutangira gutegura gahunda z'ubukwe bwacu n'ejo hacu hazaza. Delisa ntabwo yigeze amukeka cyangwa se ngo atekereze ibindi bintu, bakomeje kwikundanira. Akirangiza kwiga batangiye no gutegura ubukwe bwabo. Nuko ariko Delisa aramubwira ati mbere y'uko dukora ubukwe mbabarira uzampuze n'uwo mubosi wawe wampesheje akazi, ni ukuri ndashaka kumushimira. Chris aramubwira ati byari byo ariko ntakunda kuboneka, sinzi ko yakubonera umwanya, gusa nzagerageza mubwire ndebe ko byakunda. Chris nawe yabonaga atakimushidikanyaho ukundi, ariko nanone akibaza ati ese koko ubuzima buhindutse Delisa yakomeza kunkunda cyane? Yego koko yankunze, azi ko ndi umushoferi kandi mubwira ko kampani itampemba n'amafaranga menshi, arabyemera, nuko nyine akomeza kunkunda. Ariko se ko natinze gushaka ngo nzabone urukundo ruzima no mu bihe bigoye kurushaho, Delisa yakomeza kunkunda? Yakomeje gutekereza cyane ati ese arankunda gusa nta kindi, cyangwa yakunze imodoka nziza cyane mpora mpinduranya, akunda aho ntuye hasa neza cyane, nubwo byose mba mubwira ko ari ibya boss wanjye. Yaraye abitekerezaho ijoro ryose, maze bukeye abwira umugabo bari inshuti cyane Delisa atari azi, ati ndashaka ko uba boss wanjye, umukunzi wanjye araza kuza kukureba agushimire, maze koko nawe wigire nkaho uraba uri boss wanjye. Yamubwiye umupango wose, maze umugambi barawunoza. Nimugoroba nk'uko bari babipanze, Delisa yabwiye Chris ati boss wawe ngomba kumuha impano yo kumushimira, ariko neza neza nabuze ikintu namuha. Ubu se namuha imyenda, inkweto, cyangwa mufungire muri envelope umushahara wanjye w'ukwezi kumwe? Chris aramubwira ati hoya, umufungiye amafaranga nk'ayo uhembwa mu kwezi
yahita abifata nk'aho ari ruswa. Tugende umushimire gusa, umwereke ko ufite umutima uzirikana, hanyuma ikintu twamuha turaza kugitekerezaho neza twitonze, tuzakimuhereze ku munsi w'ubukwe bwacu. Derisi aramubwira ati nta kibazo twazabikora, ariko ntago nagenda gutyo gusa, reka wenda nshaka ikarita yanditseho amagambo meza yo kumushimira, ibindi tuzabe tubikora. Chris aramubwira ati ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Ikarita barayishatse koko, hanyuma bajya mu modoka baragenda. Bageze iyo barabakinguriye, Derisi yitegereje ahantu ukuntu ari heza cyane, arumirwa aravuga ati ndebera nk'aha hantu ukuntu ari heza. Nta bindi bavuze byinshi, bahise babereka aho boss ari. Chris abwira Derisi ati rero boss wanjye ndamuzi, ntakunda akavuyo. Ubwo nyine niba naramubwiye ko ushaka kumushimira ni wowe, ntago ari njyewe, ntago turi bujyane, urinjira wenyine. Derisi arabyanga ati ariko turi couple, turakundana, nta njyewe nta wowe turi bwinjirane tujyane. Chris aramubwira ati hoya, boss wanjye ndimo kumukubwira kubera ko muzi neza, urinjira wowe wenyine. Icyo nakoze ni ukukuzana hano, kimwe n'uko undi muntu wese ari kuhakuzana. Icyo ngiye gukora, ngiye kwinjira musuhuze mubwire ko twahageze, hanyuma nisohokere wowe winjire umubwire nyine ikikuzanye, nibirangira urasohoka usange ngutegereje, hanyuma tugende. Derisi ati aha, boss wanyu ko numva atinyitse cyane, ngaho genda umubwire. Chris yaragiye ariko ntiyigeze atinda, yahise yongera arasohoka, aragaruka aramubwira ati mubwiye ko wahageze, ngaho genda aragutegereje. Derisi yatangiye gutitira ati ko numva boss wawe namutinye cyane, namutinye ntaranamubona. Chris aramubwira ati humura genda, ahubwo utamukerereza kuko hari inama agiye kujyamo, genda wimutinza. Derisi koko yaragiye, arakomanga bamuha karibu. Boss akimukubita amaso areka ibyo yari arimo byose, aramureba ati oh karibu umukobwa mwiza. Derisi kubera ukuntu amwakiriye, yumvise ubwoba yinjiranye butangiye gushira, ahita amuhereza akaboko ngo amusuhuze, ariko undi arabyanga ati nuko usuhuzanya, uza akanya gashize nkwiteguye none urimo uransuhuza gutyo. Derisi ati uragira ngo ngusuhuze gute se boss? Umugabo yahise ahaguruka arambura amaboko ngo bahoberane. Derisi aramuhobera ariko azi ko biri buhite nyine birangira, ariko abona umugabo aramugundiriye ati ariko uzi ko uri mwiza cyane di, kuki Chris atari yarigeze abimbwira? Derisi byaramubangamiye cyane, yumva umujinya ahita anamwishikuza. Yaricaye yumva nta n'impamvu zo gutinda kubera imico y'uwo mugabo yari abonye kandi akabona atari n'imico myiza, maze ahita amubwira ati ni njyewe mwafashije, nari nje hano kubashimira. Derisi yatangiye kumubwira ukuntu amushimira cyane ko yamuhinduriye ubuzima, maze ahita anamuhereza ya envelope yari irimo ya karita yari yamuzaniye. Envelope yarayifashe ahita atangira kuyizunguza, aramubaza ati ubu ngubu hano harimo iki? Derisi aramubwira ati harimo ikarita yanditseho amagambo meza bashimira. Ahita amubwira ati wow, ibyo ni byiza cyane, ndabikunze cyane, ariko nanone ndimo ndibaza, nibyo nagukoreye byose ni gutyo gusa waje kunshimira? N'ikarita, ikarita iriho amagambo gusa? Derisi yumvishe ubwoba bumwishe ati ni ukuri ntimungayire uburyo mbashimiyemo, ndabizi wenda ko hari ibiruseho nakabaye nkora, ariko ibyo byose ndabizirikana, ndacyarimo kubitekerezaho neza, ndacyarimo gushaka ikintu cy'agaciro nazabaha, mube munyihanganiye. Ndabizirikana nuko gusa umutima wanjye wari wanze gutuza, ntabonye umuntu wamfashije ngo mushimire neza yangiriye. Rero ntimugire ikibazo, nzabashimira biruseho. Bose yahise amubwira ati ushobora kuba wanyumvise nabi mukobwa mwiza, ese uratekereza ari iki nkeneye nk'ishimwe? Kungabira inka, kumpa amafaranga, kungurira ikibanza, kungurira impano nka parufe zihenze cyane, imyenda, inkweto, amasaha, nibyo ngibyo urimo gutekereza? Derisi yabuze icyo avuga mu mutima, agatekereza ati
ariko se mu by'ukuri iyo umuntu akeneye ko mushimira nte? Ntacyo yavuze, ahubwo umugabo yakomeje kumwitegereza amubaza ati ibyo byose maze kuvuga nibyo utekereza ko wampereza nk'ishimwe? Delisa akumva yamubaza ati none se ukeneye iki? Ntacyo aravuga. Boss yahise areba ku isaha ati nari mfite inama mu kanya ariko reka nyireke nkubwire neza ukuntu nifuza kunshimira. Delisa ati boss, inama mwayijyamo hanyuma wenda uko mwifuza nazabashimira mukabibwira Chris akabimbwira. Boss ati hoya, inama reka nyihorere n'ubundi si ingenzi cyane. Icyo nashaka kukubwira, nahereye kera nibaza igihe umukobwa nafashije witwa Delise azazira kunshimira nuko ndaheba. Nkibaza nti ariko mbega umukobwa utazirikana neza yagiriwe, none ngize Imana uraje. None ariko ikintu kinshimishije kurushaho ni ukuntu nabonye uri umukobwa mwiza cyane. Ubwo waje rero reka tuvuge ibintu uko biri nta no guca ku ruhande. Uburyo wanshimira nkumva ndanyuzwe nkavuga nti uriya muntu koko byari bikwiye ko mufasha nuko wanyemerera ukibera uwanjye. Delisa aratungurwa ati ngo sinkumva neza, ngo njyewe nkaba uwawe? Boss ati yego, ubaye uwanjye bwo noneho nagukorera n'ibirenze ibyo nakoze kandi nkumva ko kugufasha ntigeze nibeshya. Delisa ati kuba uwawe uvuga ni gute? Gukundana nawe se kandi ubizi neza ko nkundana na Chris? Boss araseka ati Chris uriya mushoferi wanjye w'umutindi ntakwiranye n'umukobwa mwiza w'igitego nkawe, ntukongere no kujya wirwa umuvuga. Delisa arababara ati ntiwongere gutuka umukunzi wanjye kuko uko ari kose ndamukunda. Yahise ahaguruka ati ndanagiye kandi nari naje hano kugushimira nta kindi. Niba utanyuzwe nuko nagushimiye umbabarira. Yahise ahaguruka aramwitambika yanga ko asohoka ati wirakara, ariko icyo nashakaga kuvuga nuko nyine kuba ukunda Chris bitakubuza nanjye kunshimisha unanshimira nyine. Ikindi kandi bibaye byiza kurushaho Chris wanamureka burundu ukaba uwanjye gusa ukaza nkagutetesha nkakugurira imodoka nziza tukabana muri iyi nzu yanjye nziza gutya, urabyumva ute? Delisa ati ndabyumva nti ubu numiwe. Niba barakubwiye ko ndi indaya cyangwa se ko nigurisha barakubeshye rwose, njyewe ntago ari uko nteye. Aramubwira ati ubwo ibyo ndimo kukubwira byose byanze rero ku kazi aho wakoreraga ndababwira bakwirukane. Chris nawe ndahita mwirukana, inzu zanjye yabagamo we na nyirakuru bazimpereze, kandi guhera uyu munsi agiye guhinduka inzererezi, nta n'imodoka yanjye n'imwe azongera kugenderamo. Mwembi mugiye guhinduka abashomeri, bitekerezeho. Urumva mugiye kubaho mute? Delise yatangiye kubitekerezaho koko. Umugabo ahita amubwira ati uramutse wemeye kumarana nanjye ijoro rimwe gusa cyangwa se ukemera tukagirana umubano wihariye mu ibanga, Chris ntago yazigera arabukwa kandi nanjye najya nkumenya maze nkabahereza ibyo mukeneye byose, n'inzu zanjye mukazigumamo, nanabemerera mukazazikoreramo ubukwe rwose. Yahise amuhereza agapapuro kariho nimero ze za telefone, aramubwira ati hano hariho nimero zanjye za telefone, ugende ubitekerezeho maze uze kuza kumpamagara. Njyewe nagukunze cyane, niwumva twajya duhura mu ibanga maze Chris ntazigera arabukwa umbwire nta kibazo. Niwumva kandi nabwo wamureka burundu ukaza tukikundanira nkakuryohereza ubuzima ukamureka burundu umbwire. Chris ni umukene nta kintu afite, kuki umwihambiraho ubundi? Yongeye kumva ko arimo kuvuga Chris nabi ararakara ati ndakwinginze ntiwongere kubaho ku mukunzi wanjye. Warakoze cyane kumfasha, ariko nanone kumfasha kwawe ntago byari ikiguzi. Chris ndamukunda cyane, witekereza ko nshobora kumuca inyuma cyangwa se kumureka kubera amafaranga. Winsaba gusheta amagara yanjye kugira ngo njye muca inyuma, ngo ni ukugira ngo ukomeze udufashe, kuko njyewe ntago nabikora, sinshobora no kubitekereza. Ntago natekereza kumuca inyuma cyangwa se kumubabaza n'isegonda na rimwe. Boss yahise yirakaza aravuga ati ubu ngubu ntangiye kwicuza umwanya wanjye wose natakaje mvuga ngo baguhereze akazi, nkanavuga ko ugomba kuzajya uhembwa amafaranga menshi.
abantu batazi gushima gusa kandi baragiriwe neza. Unteye umujinya, utumye nta n'uwundi muntu nzongera gutekereza gufasha. Delisa yahise yisohokera, hanyuma boss asigara amukurikiza amagambo ati n'imodoka yanjye muyisiga hariya, mugende n'amaguru mwumve ukuntu kugenda n'amaguru biba bimeze. Delisa mu gusohoka ko ariko yumvaga yataye umutwe, maze ahita asanga Chris ahagaze ku muryango. Delisa ahita amubwira ati Chris, burya watwumvaga? Chris aramubwira ati hoya, ni iyihe mpamvu se yatuma mbumviriza? Nari nje hano kukureba ngo tugende kubera ko nabonaga watinze cyane, none se ko mbona ahubwo wataye umutwe byagenze bite? Delisa atumva tugende ndaza kukubwira twitonze. Chris yahise agenda ngo afungure imodoka bagende, ariko Delisa aranga ati reka iby'izo modoka byarangiye. Afazari ariko n'umuntu yagenda n'amaguru aho kugira ngo bajye bamucyurira cyangwa se ngo agurishe amagara ye. Chris aramubwira ati ariko si ibyo ngibyo urimo kuvuga ni ibiki ko ntabyumva? Boss ako kanya nawe yahise asohoka ati Chris, mpereza imfunguzo z'imodoka yanjye n'ibyangombwa byayo byose kandi ubimenye neza ko wirukanwe. Chris arijijisha ati simbyumva. Deri, ni ibiki uvuganye na boss wanjye koko? Delisa ati muhereza ibye yewe, muhereza ibyo byose twigendere n'amaguru, ndaza kukubwira twitonze kuko ni birebire cyane ntabwo nabikubwira aka kanya. Baragiye, hanyuma boss abwira Chris ati uzinge n'ibintu byawe byose wowe na wa mukecuru, mu kanya ndaza gufata inzu zanjye. Chris byakomeje kumucanga, Delisa nawe akamubwira ati tugende ndakubwira byose twitonze, ntabwo nabona aho mpera ni birebire cyane. Bageze kwa Chris, Delisa aramubwira ati umbabarire, ntabwo nari nzi ko boss wawe ateye kuriya. Yamubwiye byose ati umbabarire ni ukuri, ngiyo impamvu yo kwirukanwa ku kazi, nanjye banyirukanye, none nyine n'inzu z'abandi mugiye kuzitanga. Chris ati ariko ubwo ntabwo urimo kumbeshya, ubwo kuko boss wanjye yatinyutse agusaba kuryamana nawe no kujya ugirana nawe umubano wihariye w'ibanga? Delisa ati nicyo twapfuye nta kindi. Chris ati none se wanze umugabo w'umukire kuri uhitamo njyewe udafite ikintu na kimwe, njyewe ugiye guhinduka inzererezi? Delisa aramubwira ati nabikoze kandi simbyicuza, tugiye guhera kuri zeru, ariko nzi ko byose tuzabasha kubicamo. Imana yari yatanze uburyo ikankura mu kiyede nkabasha kwiga, ikampereza n'akazi keza, izongera iduhereza akandi kazi, iduhereze n'andi mahirwe ubuzima bukomeza. Chris yatunguwe cyane n'ukuntu umukobwa amukunda, ariko abura naho ahera amubwira byose ngo amubwize ukuri kose anamusaba imbabazi. Yakomeje kumureba yumva yabuze icyo yavuga, ariko Delisa we ahita amubwira ati ahubwo reka dutangire kuzinga, ubu ngubu mu kanya wa mugabo agiye kuza gufata inzu ye, ahubwo se nyogokuru wawe nawe wamubwiye ngo abe yitegura ko inzu y'abandi tugiye kuyitanga? Chris yabuze icyo amusubiza araceceka, hanyuma Delisa amufata akaboko aramubwira ati hangane, ndabona utarabyakira, ariko tugomba kugerageza kubyumva kuko uriya mugabo nta mikino afite, reka dutangire tuzinge dutange inzu y'abandi. Chris yamufashe akaboko aramubwira ati buretse gato, reka wongere wicare tuganire ngire ikintu nkubwira. Delisa yarongeye aricara koko. Chris aramubwira ati ubu ngubu ntabwo mfite aho mpera ngusaba imbabazi, umbabarire kukugerageza n'ukuri, ubundi ntabwo bikwiriye kugerageza uwo ukunda, kandi umbabarire ko nakubeshye. Delisa ati simbyumva, kungerageza kumbeshya gute se? Chris ati ndakwinginze umbabarire. Noneho yamubwiye byose, amubwira uwo ari we, amubwira uko yanze kumwibwira kuva ku munsi wa mbere, ndetse n'imipango ye na wa mugabo wari wigize boss akamwitirira, ko byose byari ukubeshya no gushaka kureba niba koko amukunda by'ukuri. Delisa arababara ati simbyumva, ntabwo ndimo kwiyumvisha ukuntu watinyuka ukangerageza kariya kageni, ubwo koko kwanga kunyibwira ntumbwire uwo uriwe ntibyari bihagije, ariko utagiye no kungerageza kuriya? Chris arapfukama amusaba imbabazi ati ndakwinginze mbabarira. Delisa ati niyo mpamvu wangaga kunyereka inshuti zawe? Ese wangaga kuzinyereka kuko wari uzi ko zakuvamo? Niyo mpamvu wangaga kunjyana ngo ugeze kuri kampani aho wavuga gukorera? Uri umuntu mubi cyane Chris, warambeshye kandi waranibeshyaga cyane niba waratekerezaga yuko nshobora kukurutisha amafaranga cyangwa se kugukunda kubera amafaranga.
Chris akomeza kumwinginga amusaba imbabazi, maze Delice nawe nubwo yari yamurakariye cyane ariko aza gucururuka maze aramubabarira. Chris yarishimye cyane, akomeza no kumushimira cyane kubw'urwo rukundo rutangaje yamukunze. Bakomeje kwikundanira, noneho bisanzuye nta byo kwihishanya. Chris nta kintu na kimwe kimuhisha, nk'uko n'ubundi bari baratangiye gahunda zo kwitegura ubukwe bwabo. Imyiteguro yarakomeje, nubwo kandi Delice abo mu muryango we bari baramuhemukiye cyane, ntabwo byatumye atababwiye iby'ubukwe bwe, nuko ajya no kubereka umuhungu bakundana. Abo mu muryango wa Delice barumiwe kubera umusore babonaga. Babonye ari umukire cyane, maze bumva birabatangaje cyane. Bamusabye imbabazi bati utubabarire ukuntu twagufataga nabi no ku magambo mabi yose twakubwiye. Rwose twarebaga bugufi cyane, ntabwo twari tuzi ko ushobora kubona umugabo mwiza ugukunda kandi w'umukire nk'uko twabyifuzaga. Icyo twari twitayeho byari ibyishimo byacu gusa. Kubera ibitangaza uriya mugabo twashakaga ko mubana yatwizizaga, ntabwo twigeze twita ku marangamutima yawe n'agahinda wari kugira ko gushyingiranwa n'udakunda. Delice ati imbabazi narazibahaye kandi uburibwe mwakizemo nibwo bwatumye mpura na Chris. Papa ati nibyo rwose nanjye ubu ngubu ndabibona. Hari igihe Imana yemera ko bagusunikira mu cyobo kugira ngo uzahahurire n'umucunguzi wawe. Delice na Chris bakomeje kwikundanira baza no gukora ubukwe, maze ariko bakibuka ukuntu bamenyana bwa mbere byatangiye, bakumva bombi birabasekeje. Nyirakuru wa Chris nawe wari warikundiye Delice cyane, byaramushimishije cyane kubona umukobwa yari yarikundiye abanye n'umwuzukuru we. Delice wahoze atotezwa afatwa nabi cyane adakunzwe n'umuryango we, noneho yari asigaye azengurutswe n'urukundo. Ntiyari akiri rukundi, ahubwo yaricaraga agashima Imana, noneho akavuga ati mama aho uri mu ijuru ndabizi neza ko ubu wishimye. Narakuze, nabaye umukobwa mwiza cyane, indangagaciro zawe zose wanyigishije nazigendeyeho, none ubu ngubu mfite umugabo mwiza cyane kandi unkunda. Chris akamubwira ati humura, aho mama wawe atari nzahaba, nzakubera buri kimwe, nzakubera uwo ari we wese wakwifuza kugira. Kandi koko niko byagenze. Chris yamubereye mama, maze Delice nawe amubera papa, amubera mama. Chris wari warakuze ari imfubyi yibanira na nyirakuru gusa, Delice yongera amuzanira umunezero mu buzima. Mwakoze cyane kuba mwahisemo kubana natwe. Aha ni inkuru yacu y'urukundo rwa Delice na Chris tuyisoreje. Delice byatangiye atabara umukecuru, amukiza umutekamutwe bashakaga kumutuburira, akamuhereza urunigi rwa feke, akamuhenda, akamuca amafaranga menshi cyane. Nyamara ntago yari azi ko iyo nzira yo kumutabara yamuyoboraga ku rukundo rw'ubuzima bwe. Chris nawe umukobwa yakekaga ko ari umutekamutwe, yaje gusanga ari umukobwa w'umwana mwiza cyane, umukobwa kandi wamukunze, akamukunda gusa atitaye ku bushobozi buke yamwerekaga ko afite. Ni byinshi cyane twumvishe muri iyi nkuru, byose ntabwo twabisubiramo, kandi wowe twatangiranye tukaba tugeranye ku musozo. Imana iguhe umugisha. Reka uyu munsi dusubikira ahangaha kandi tunizera ko n'ubutaha tuzaba turi kumwe. Imana ikomeze kubarinda no kunezeza imitima yanyu. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Nema.